Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni umuyoboro wa YouTube w'abasobanutse kandi basobanukiwe. Ni umuyoboro wa YouTube uzagufasha kunguka byinshi. Ndabizi ko mwebwe tubana buri munsi mumaze kugenda mwunguka byinshi. Hanyuma rero nkuko uyu munsi mwabibonye, tugiye kurebera hamwe inzozi zigera kuri 6 zizakwereka yuko ugiye gutera imbere. Ni inzozi zigera kuri 6 zizakwereka ko ushobora kugira ejo heza. Burya abemera Imana bavuga yuko Imana hari igihe ikwereka ko ejo hawe hazaba heza, ariko ikabinyuza mu nzozi. Ushobora kwibaza ati ese ibi bivuze iki? Ikindi kandi turi buze no kwitabaza cyangwa turi buze no gukoresha ibitabo byagiye byandikwa n'abahanga. Uyu nguyu muramuzi, bamwita Sigmund Freud. Uyu ni umuhanga cyane wananditse igitabo kizwi cyane ku isi. Ni igitabo cyagiye gisomwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Iki bacyita Interpretation of Dreams. Iki ni igitabo kizagufasha kugenda umenya byinshi ku byerekeranye n'inzozi. Interpretation of Dreams ni igitabo ngushishikarije kuba wazasoma. Abantu bo muri iyi minsi bakunda kugenda bibaza batese bundi izi nzozi ndota zaba zivuze iki? Ugasanga umuntu rwose afite ubwoba, ari kwibaza ati ibi bintu naraye ndose bivuze iki? Cyangwa wenda ugasanga yarose nk'ibintu byiza, akibaza ati ese ibi bivuze iki? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro cy'abasobanutse kandi basobanukiwe, aho uri buze kungukiramo byinshi, kuko izi nzozi zigera kuri 6 zizakwereka ko ugiye gutera imbere. Ushobora no kuba wanazirose n'uyu munsi rwose. Ntabwo ari ibintu byaba bitunguranye, kuko ushobora no gusanga nyine nko mu nzozi umaze iminsi urota, cyangwa muri izi nzozi zigera kuri 6 nawe hari inzozi wibuka waba wararose. Ese izi nzozi ni izihe? Hari inzozi nshaka ko turi buze kwibandaho. Izi ni inzozi zerekeranye n'amazirantoki. Izi ni inzozi abantu benshi bakunda gusuzugura, ariko ndi buze kukwereka uburyo ari inzozi zikomeye cyane. Hanyuma rero ngiye tujye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Leo Dukuze, guhaye ikaze. Reka nze turamburire hamwe iki gitabo kitwereka inzozi zigera kuri 6 zizakwereka yuko Imana igiye kugufungurira imiryango. Ni inzozi ziri buze kukwereka yuko Imana igiye kugufasha cyangwa ugiye gutera imbere muri rusange. Hanyuma rero munyemerere duhere ku nzozi za mbere, cyangwa turi buze nyine kugenda turebera hamwe. Turahera ku mwanya wa mbere tugere ku mwanya wa 6. Icyo nakwifuriza no kwaza gusoza kino kiganiro, kuko uri buze kugenda wungukiramo byinshi. Nguhaye ikaze. Burya ikintu cya mbere ugomba kwitondera burya ngo ni ukurota amafaranga. Iyo umuntu arota amafaranga menshi cyangwa ayakira, bamwe babifata nk'ikimenyetso cy'iterambere ry'ubukungu, akazi, cyangwa nyine kugira amahirwe menshi agiye atandukanye. Ibi kandi bikaba binavuga yuko ushobora kuzagira ejo hawe heza. Burya umuntu najya kubwira ngo yarose amafaranga, cyangwa nawe warose amafaranga ku giti cyawe, izi ngo ziba ari inzozi zikomeye cyane. Izi ngo ziba ari inzozi zifite icyo ziri kukwereka. Biba biri kukwereka yuko ushobora kuzagira ejo heza. Burya ngo kurota ufite amafaranga cyangwa kurota uri kwakira amafaranga, iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ahangaha nawe rero ushobora kwibaza utese mperuka kurota nakira amafaranga? Niba wararose wakira amafaranga, izi ngo ni inzozi z'ingirakamaro cyane. Izi ni inzozi zifite ikimenyetso gikomeye cyane. Twagiye ku nzozi za kabiri. Ikindi kintu izindi nzozi burya ngo zikomeye cyane, burya ngo ni ukurota amazi meza kandi asukuye. Amazi meza kandi asukuye kandi ari no gutemba neza, akenshi afatwa nk'ikimenyetso cy'umugisha, amahoro ndetse n'iterambere. Hari abemera ko ashobora no kukwereka ko inzira y'intsinzi igiye gufunguka kuri wowe. Rero nuramuka urose amazi meza ari gutemba, iki ngo kizaba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Izi nzozi uri buze gusanga ukuntu abantu benshi nyine batajya bapfa kuzirota, kuko ziba ari inzozi zifite icyo zisobanuye, ziba ari inzozi z'umumaro cyane. Ushobora no kuza gusanga rwose muri izi nzozi zose utaragira n'inzozi n'imwe urarota. Izi nzozi rero twari turi ku mwanya wa 2. Burya ngo kurota amazi meza kandi asukuye, ngo izi ni inzozi zisobanuye ibintu byinshi cyane kuri wowe, by'umwihariko gutera imbere ndetse no gukomeza kugira ejo hawe heza. Ibi ni ibintu rero bizakwereka yuko ushobora kuba ufite ejo heza. Nawe nurambura kino gitabo twabonye cyitwa Interpretation of Dreams, kizagenda kigufasha. Inzozi dusanga ku mwanya wa 3, burya ngo kurota uzamuka umusozi
ngo iki ni ikintu gikomeye cyane. Ese uheruka kurota uzamuka umusozi? Ngo burya kurota uzamuka umusozi ni inzozi zikomeye cyane, kuko hano ngo Imana iba iri kukwereka yuko ibyo uri kunyuramo byose ushobora kuba ugiye kugera ejo hawe heza. Burya ngo kuzamuka umusozi, kurota nyine uzamuka umusozi bikunze gusobanurwa nk'imiterere mu buzima, cyangwa bishobora kuvuga ko bishobora kukwereka yuko ugiye nko kuzamurwa, wenda nko mu kazi, wenda nko mu byo ukora bya buri munsi ushobora kuba ugiye kuba wazamurwa. Niba wenda uri nk'umusirikare ukaba wazamurwa mu mapeti, niba ufite nk'akazi runaka ukaba wazamurirwa wenda nk'inshingano runaka. Ikindi kandi nyine ibi bikaba bivuze yuko ari intsinzi ugiye kugira. Ikindi kandi nko ku munyeshuri, burya ngo iyo uri umunyeshuri ukarota uri kuzamuka umusozi, ngo izi ziba ari inzozi zikomeye cyane, kuko biba biri kukwereka yuko ugiye gutsinda mu masomo cyangwa kugera ku ntego zawe kandi zikomeye. Ku mwanya wa kane rero, burya ngo kurota zahabu cyangwa imitako y'agaciro, ngo iki ni ikintu gikomeye cyane. Nuramuka urose zahabu, ngo iki ni ikimenyetso cy'ubutunzi mu mico myinshi. Ni imico myinshi bagiye bagaragaza yuko bizerera muri izi nzozi. Kurota zahabu ngo burya kiba ari ikintu gikomeye cyane. Nagiye mbabwira ngo izi nzozi kuzirota mw'abantu mwe ni ibintu biba bigoye, kuko niba wenda wararose zahabu sinzi, ariko ngo ni ibintu biba bigoye, kuko ibi biba bifite nyine ikimenyetso gikomeye cyane. Nuramuka urose zahabu uzamenye ko ari imiryango yawe ugiye gufungurwa. Kurota uyibonye cyangwa uyambaye, bamwe babifata nk'ikimenyetso cy'amahirwe y'ubukungu. Kurota zahabu nyine ushobora kuyirota mu buryo bwinshi. Urugero, ushobora kurota uri kwicukura, ushobora kurota uyambaye, ushobora kurota uyitoragura. Ikirongo kiba ari ikintu cyangwa kiba ari ikimenyetso cy'umumaro cyane, kikwereka yuko Imana ishobora kuba igiye kugufungurira imiryango. Izindi nzozi rero dusanga ku mwanya wa gatandatu, burya ngo ni ukurota imbuto cyangwa imyaka yeze. Iki ni ikintu rero abantu bakunda kugenda basuzugura, ariko burya ngo kurota imbuto cyangwa imyaka yeze, ngo izi ni inzozi zikomeye cyane. Izi ni inzozi zifite igisobanuro gikomeye cyane mu buzima bwawe, kandi abantu benshi nyine ukunda gusanga babisuzugura, ariko burya ngo ni Imana iba yakweretse yuko ugiye gusarura bihambaye. Imbuto zeze ngo ni n'umusaruro mwinshi, bikunze gusobanurwa nk'ikimenyetso cy'inyungu n'umusaruro mwiza uzava mu mirimo umuntu akora. Ibi ntabwo bivuze yuko uziryamira cyangwa nta kintu uzakora ugatera imbere, ahubwo bivuze yuko ibyo ukora bya buri munsi, ibi ngibi uri gukora nyine utekereza yuko bizaguteza imbere. Ngo iyo urose imbuto cyangwa imyaka yeze, biba biri kugenda bikwereka yuko ejo hawe cyangwa mu minsi iri imbere ugiye gusarura ibyo uri gukora, cyangwa nyine ugiye gusarura ibyo wabibye. Rero ngo izi ngo ni inzozi zizagufasha kukwereka yuko ugiye kugira ejo heza. Hanyuma rero ku nzozi za gatandatu, ahangaha rwose turasabwa kuza kuhashinga umuhati, kuko ni inzozi zikomeye cyane, kandi ni inzozi ukunda gusanga nyine abantu bagiye batandukanye bakunda kurota, ariko ntibamenye icyo zivuze. Ugasanga umuntu yazirose, ahubwo abyutse afite ubwoba, ari kuvuga ati ese ibi bintu narose uyu munsi byaba bivuze iki? Abantu benshi burya bakunda kugira ngo kurota ibintu bibi ngo burya biba bivuze ko ugiye guhura n'ibintu bibi, cyangwa kurota ibintu byiza ngo biba bivuze yuko uzahura n'ibintu byiza. Hoya, aka kanya ugiye kubona uburyo icyo bita kurota amazirantoki icyo bisobanuye, uburyo ari imbaraga zikomeye cyane. Ariko mbere y'uko mbasobanurira byinshi ku byerekeranye n'izi nzozi, niba wakunze kino kiganiro kora kuri subscribe, ikindi kandi ukore no kuri like, kuko uri buze kuba utweretse yuko ukunda ibyo dukora. Ndizera yuko wamaze gukora kuri subscribe. Hanyuma rero izi nzozi dusanga ku mwanya wa gatandatu, kurota amazirantoki mu mico imwe n'imwe. Kurota amazirantoki bifatwa nk'ikimenyetso cy'ubutunzi cyangwa amafaranga ategerejwe. Nubwo bishobora gutangaza benshi, hari abantu bemera ko burya amazirantoki mu nzozi agaragaza inyungu cyangwa amafaranga ashobora kuza mu buryo butunguranye. Urugero, niba wararose cyangwa niba uherutse kurota amazirantoki mu nzozi zawe, menya ko
Imana igiye kuba igufungurira imiryango, menya yuko ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane, menya ko ugiye guhura n'intsinzi ihambaye cyane. Izi rero zikaba zari inzozi zigera kuri 6 zizakwereka yuko ugiye kuba watera imbere. Ni inzozi, ibintu nkubwira ni ibintu bifite gihamya, kuko uzagenda ubona ni inzozi uzagenda ubona mu bitabo bigiye bitandukanye. Nk'urugero nagushishikarije kuba wasoma igitabo cy'umuhanga mu bigendanye n'inzozi ndetse n'imitekerereze ya muntu. Uyu ni umuhanga wamamaye ku isi, uyu bamwita Sigmund Freud. Uyu ni umuhanga cyane wanditse igitabo cyitwa Interpretation of Dreams. Iki ni igitabo kizagufasha kugenda usobanukirwa byinshi ku byerekeranye n'inzozi. Hanyuma rero njye twari turi kumwe muri iki kiganiro, nitwa Leo Dukuze, ninjye tubana kuri uyu muyoboro wa YouTube abasobanutse kandi basobanukiwe. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibonera buri munsi. Ikindi kandi wandike no muri message, ushobora no kutwandikira uti ubutaha muzagaruke kuri iki. Hanyuma rero icyo nakwifuriza nuko amafufu n'amafaranga byakomeza kugufubika. Ndagushimiye cyane.